turagira ngo tugende tubageze neza aho icyo kibuguzo yasimbutse aturutse ku wundi musozi. Iyo misozi irateganye yari igitangaza. Mu bigaragara uri ahangaha aba yitegeye ahantu hose areba imisozi yose iri mbese iri hayi ari imirambi irambitse kuko hari hejuru ya hose. Natwe iyo tujya tuhahagarara cyane ku mugoroba cyangwa se yakavura gahise nibwo biba bigaragara neza. Tureba za Butare, za Bugesera, za Burundi, za Kigali, aho hose no mu Ruhengeri biriya birunga tukabibona biri iruhande rwa hose tuba tuhareba. Ubwo rero rwose niyo mpamvu bavuga ko ari ku ijuru rya Kamonyi, hari hejuru mbega. Hakikije hari imiko, hari ibihuru by'ubwoko bwinshi. Warabyiboneye aho umwami yaratuye n'ibyo byose? Narabyiboneye n'amaso yanjye, ariko kugeza kuri ubu ngubu kubera ibintu byo by'ihinga barahinze baratema barahamaririza, nta bihuru mbese nta kigabiro kigihari. Ubu ni imirima gusa. Cyane ngo bakundaga kuhabuguriza igihe cy'agasusuruko cyangwa se cy'umugoroba, mbese umwami akitse yumva ashaka kuruhuka no kuganira n'abantu. Abaturage hari ubwo abagaragu be hari ubwo bahazanaga bakabuguza. Twarayamenye tumenya ko bagiye kubaka iyo hoteli hariya hejuru kuri Shori mu gitwa cya Shori, ariko ntago twarategereje turaheba, ntago ariko byagenze. Nyuma twumva ko hari bayimuriye ahandi. Igihugu gute afite uburwayi bwo mu mutwe? Hari n'ahandi hantu mwari mukomojeho h'urutare bivugwa ko ari narwo yiyahuriyeho rwitwa Gatumwa. Ese ibyo bintu koko nibyo yari afite uburwayi bwo mu mutwe yariyahuye koko? Mwatubwiraho. Batubwiye ko bazahatwubakira inzu ndangamurage, twarishimye. Bavuga ko niyo hoteli bazayihubaka, twarishimye. Turavuga ko natwe tugiye ntago bari kuyubaka gusa ngo kutahakururira amashanyarazi. Twumvaga ko natwe tugiye kuhazamukira, natwe tukajya habona. Ubundi ni mu icuraburindi. Iyo umuntu amanutse ku Kamonyi araza yagera muri kano gace akabona ni mu gicuku. Twe dutuye hagati impande n'impande, abandi baracana, ariko twebwe ntabwo ubona ari mu icuraburindi. Icyifuzo dufite cyane nuko natwe bahatwubakira inzu ndangamurage ikahaba n'abaje kureba ayo mateka nyine wa mugani bakaza bahagera bakahicara bakanaharuhukira. Natwe nyine wa mugani tukabona ko ayo mateka nayo afite umumaro. Home Sky TV turabasuhuje cyane. Turi ku ijuru rya Kamonyi, twavuye i Kigali tuje kubatemberera ahantu hari amateka menshi azwi cyane mu mateka y'u Rwanda. Hano nahitwa neza ku ijuru rya Kamonyi. Turi mu karere ka Kamonyi nyine mu murenge wa Gacurabwenge mu kagari ka Nkingo, niho umwami Yuhi Mazimpaka yaratuye, ndetse n'abandi bami benshi bagera kuri 20 mu bami 27 bayoboye u Rwanda, bose batuye hano ku ijuru rya Kamonyi. Aha duhagaze neza ni ahari inzu y'umwami Yuhi Mazimpaka ahahinga mu 1645 kuzamura. Ahangaha inyuma yanjye mureba hari utuntu twamabuye ndetse na kiriya giti cy'umukoni, niho umwami Mazimpaka yaratuye. Yari afite inzu yitwa umuturirwa, ndetse niwe muntu wa mbere w'umunyarwanda wabaye mu nzu y'umuturirwa, ibyo twakwita nka etaje mu ndimi z'amahanga. Hari abantu benshi bazi amateka, hari abantu benshi bayabonye, hari abantu benshi bayumvise, hari abahabaye, hari abakihabaye n'ubu ngubu. Aba bose turaza kuganira kuri Home Sky TV. Turabasaba kugira ngo umuntu wese utari wakora subscription arebe hasi mu kabara k'umutuku ahanditse subscribe, hanyuma ukande like, ujye hasi kandi udusigire na comment. Biradufasha cyane, bituma twumva ko turi kumwe. Twigiye imbere gatoya, murabona hariya hakurya impamvu ngo bahise ku ijuru rya Kamonyi. Turaza kubiganiraho neza n'abahamenyereye babizi cyane kuturusha. Impamvu ngo bahise ku ijuru rya Kamonyi nuko bahafataga nk'ahantu ku ijuru. Umuntu uri ahangaha bivuga ko yabaga yitegeye igihugu cyose. Ni ukuvuga ngo umuntu uri ahangaha hariya hakurya ni muri za Nyanza, hepfo Ruhango,
hakurya ni mu Bugesera ndetse na Kigali inyuma y'uyu musozi bita Gashori kuva kera ndetse na n'ubu ni kucyitwa kuko bivugwa ko ariho umwami yaragiraga inka ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bijyanye n'ubworozi. Turaza no kubageza hano hepfo gatoya niho hari ikibuguzo mujya mwumva yabugurizagaho ndetse na hano inyuma gato cyane hari urutare mwigeze kumva rwitwa Gatumwa. Mwigeze kumva ko ngo yari umwami umusizi w'umusazi ariko kuba bize neza bavuga ahubwo ko atari umusazi ahubwo ko yari umuhanga kuko ngo yigeze kuryama arota ubwato buri mu kirere. Abahanga basobanura ko ahubwo yarimo hanura indege zenda kuzaza mu Rwanda, ubwo wabona na Rwanda yaririmo. Turaza kuhabageza naho muharebe. Nk'uko twabibararikiye mu kanya kashize ni Home Sky TV, twabwiye ko turi buganire n'abantu bazi cyane amateka y'ahangaha ku ijoro rya Kamonyi. Turi kumwe rero n'umubyeyi wavukiye hano hafi, amateka ayaziho byinshi. Muratangira mutwibwira. Nitwa Mukamana Esperance, ntuye ku Kamonyi aho ku ijuru kwa Mazimpaka. Hanyuma Esperance ahangaha mwatubwiye ko mwahavukiye mu mateka muyazi ahangaha muri rusange amateka yaho mu magambo avunaguye ariko mu buryo bwumvikana nayahe? Mu bigaragara ntabwo tuyazi cyane nk'abari badukuriye ko abari bayazi neza babihagazeho bagiye basaza bakitaba Imana, ariko natwe rero ibyo tuziho ni bikeya uko twagiye tubibakomoraho, twumvaga uko babiganiraga n'uko babivuga. Ahangaha Umwami Mazimpaka niho yari atuye, hanyuma igihe kiragera se muri make aratabaruka, ariko atabarukaho ntago ngewe sinari naramubonyeho, nuko nagiye numva uko abakurambere bagendaga babivuga, ba data ba sogokuru uko bagendaga babivuga, nibyo nziho bikeya. Hari umuntu ubutazeho na gakeya akagira Imana akabona umubyeyi nkawe mukuru ndetse wanahavukiye akavuga ati aya ni amahirwe akomeye, reka ntega amatwi numve ikintu kidasanzwe kiri ku ijoro rya Kamonyi. Nkunda kubyumva, nkunda kumva abantu bavuga ijoro rya Kamonyi, ariko se mu by'ukuri ni ibihe bindi bintu bihari by'ibirangabwami, ibintu byahabaye bihari by'umwihariko ku ijoro rya Kamonyi? Ibintu bihari by'umwihariko bikigaragara kuri ubu ngubu, hari urubugurizo Umwami Mazimpaka yajyaga abugurizaho n'abantu, mbese ashatse kuruhuka yahazanaga n'abantu bakicara bakabuguza bakahaganirira. Ikindi kintu gihari ni urutare urwo bita Gatumwa. Wenda utararenga ku kibuguzo, ubundi kujya kubuguza babuguzaga, bivugwa yuko babuguzaga nka ryari, byagenze bite? Ese umwami yazanaga n'abatware, s'abagaragu nabo byashoboka ko baza bakabuguzanya, byagendaga biti? Cyane ngo bakundaga kuhabuguriza igihe cy'agasusuruko cyangwa se cy'umugoroba, mbese umwami akitse yumva ashaka kuruhuka no kuganira n'abantu. Abaturage hari ubwo abagaragu be hari ubwo bahazanaga bakabuguza, cyangwa se n'abandi batware bari bamwungirije iyo barahazanaga ngo bakahabuguriza. Barahazanaga bakahabuguriza. Hanyuma bivugwa yuko uwo mwami ko yari afite uburwayi bwo mu mutwe. Ibyo bintu abantu benshi barabivuga, ariko nane umuntu akibaza se yayoboraga igihugu gute afite uburwayi bwo mu mutwe? Hari n'ahandi hantu mwari mukomojeho h'urutare bivugwa ko ari narwo yiyahuriyeho rwitwa Gatumwa. Ese ibyo bintu koko nibyo yari afite uburwayi bwo mu mutwe, yariyahuye koko? Mwatubwiraho. Mu bigaragara wenda ibyo bavuga ko yari umwami umusizi w'umusazi, ntabwo ariko byari biri,
kuko uko numvaga abakuru babivuga ko bamwitiye ko ari umusazi kubera ku buryo yaguye kuri urwo rutare. Urwo rutare rero yambutse yarari ngo hakurya aho bita ku Kirwanda ni agasozi kari hakurya y'aho ku ijuru. Noneho yari kumwe n'abagaragu be, ubundi yari afite ikimasa cyari mu rugo, iyo cyabonaga umuntu kitazi cyane ko bavuga ngo ko iyo cyabonaga abantu b'abagabo niko bakunda kubivuga, ariko iyo cyabonaga ngo abantu cyarivugaga kikivuga, mbese bikagaragara ko hari umwami icyo gihe yumvise kivuga, avuga ko bamutereye urugo. Yarafuhaga, yari umwami yarafuhaga. Noneho rero bari aho hakurya ku Kirwanda, iyo mfizi bavuga ko yivuze we rero aravuga ati nindindira kumanuka nkagera hasi mu kabande nkongera nkazamuka ndi bugereyo nsange mbese ntacyo nkiramiye. Ko rero yiha uburyo bwo kwatekereza uburyo bwo gusimbuka, yahagaze aho hakurya kuko ni imisozi iteganye ihagaze yombi, ahagaze hakurya arasimbuka, hasimbutse hakuno kuri urwo rutare. Ni ukuvuga ngo yasimbutse aturutse ku wundi musozi agwa yasimbutse aturutse ku wundi musozi, iyo misozi irateganye. Yari igitangaza. Ubwo rero ngo yahise yikubitaho, ku mwami ahita mbese atanga nuko byagenze, niko mbyumva. Ubwo icyo kimasa ni kimwe bavuga yuko kishe umuhungu we Musigwa ngo wari ugiye kureba umugore we wundi. Ibyo ngibyo ntabwo mbisobanukirwa, ashobora kuba ari cyo kuko ngo cyarivugaga, mbese umuntu kitazi kitamenyereye cyarivugaga kandi kigashaka nyine mbese kurwana. Ubwo rero ashobora kuba ari cyo, ntabwo ngaho simbisobanukiwe neza. Hanyuma ahangaha ku ijuru rya Kamonyi, nk'ibi bibuguzo bihari ndetse n'ibindi birangabwami bihari, hari ikintu mubona mu by'ukuri mwebwe byagakwiye kuba bibagirira umumaro nk'abantu bahatuye? Kuri ubu ngubu twebwe tubona nta mumaro usibye kureba gusa ayo mateka tukayumvaho, kandi rwose tukamenya ko tugasobanukirwa ko kera nyine aho ngaho ni urwibutso rw'uko abami babayeho, cyangwa se nuko ibyo bigaragara nk'ibitangaza byagiye bibaho. Ariko kuri ubu twebwe tubona ko ba mukerarugendo ntabwo tujya tuhabona, abaza kuhareba tubona ariko rimwe na rimwe nibwo tujya tubona abazungu baza bakaza, ariko nta kintu bahatwinjiriza, kuko twagiye tugira icyifuzo cyane ko bahatwubakira inzu ndangamurage, hanyuma ayo mateka nayo akasobanuka, ariko ntabwo ariko byagenze. Byanagiye bivugwa muri 2011 na 2012 ko bishoboka kuba bagiye kuhubaka hoteli hano hafi. Sinzi niba ayo makuru mwarayamenye cyangwa mwarategereje mu gaheva. Twarayamenye, tumenya ko bagiye kubaka iyo hoteli hariya hejuru kuri Shori, mu gitwa cya Shori, ariko ntabwo twarategereje turaheba, ntabwo ariko byagenze. Nyuma twumva ko hari bayimuriye ahandi, ahari ko iyo bari kubaka ko ariyo yubatse Igihinga, ariyo iriya ijoro rya Kamonyi guest house. Hanyuma se hari icyifuzo mwumva mufite? Nabonye icyapa cya RDB hariya kigaragaza amateka y'ahangaha. Hari ikindi cyifuzo kindi mwumva nkamwe muhatuye mwaha ubuyobozi? Icyifuzo dufite cyane nuko natwe bahatwubakira inzu ndangamurage, ikahaba n'abaje kureba ayo mateka nyine wa mugani bakaza bahagera bakahicara bakanaharuhukira, natwe nyine wa mugani tukabona ko ayo mateka nayo afite umumaro. Urabona ko ari n'ahantu hari akayaga, hari
hitegeye ngo umuntu uri hano abareba igihugu cyose, ngo niyo mpamvu bahise nijoro rya Kamonyi, ngo nuko umuntu uri hano aba yitegeye Bugesera, yitegeye ahantu hose. mu bigaragara uri ahangaha aba yitegeye ahantu hose areba imisozi yose mbese iri hayi ari imirambi irambitse kuko hari hejuru ya hose. natwe iyo tujya tuhahagarara cyane cyane ku mugoroba cyangwa se iyo akavura gahise nibwo biba bigaragara neza. tureba za Butare, za Bugesera, za Burundi, za Kigali, aho hose no mu Ruhengeri biriya birunga tukabibona biri iruhande hose tuba tuhareba. ubwo rero rwose niyo mpamvu bavuga ko ari ku ijuru rya Kamonyi, hari hejuru mbega. hanyuma se ko mu bigaragara nta muriro w'amashanyarazi, nta mazi nayo banza muvoma ipfiye ngiyi. icyo ngicyo rero twebwe twari tufite batubwiye ko bazahatwubakira inzu ndangamurage, twarishimye bavuga ko n'iyo hoteli bazayihubaka, twarishimye turavuga ko natwe tugiye ntabwo bari kuyubaka gusa ngo bo kutahakururira amashanyarazi. twumvaga ko natwe tugiye kuhazamukira, natwe tukajya habona ubundi ni mu icuraburindi. iyo umuntu amanutse ku Kamonyi araza yagera muri kano gace akabona ni mu gicuku, twe dutuye hagati impande n'impande, abandi baracana, ariko twebwe ntabwo ubona ari mu icuraburindi. hanyuma wenda dusa n'abasoza ikiganiro tugiranye, tuganiriye ku muco, ku mateka, by'umwihariko kuri Umwami Mazimpaka. afite n'abandi bana benshi yabyaye nka Kirima Rujugira, nawe ngo yaratuye hano hafi Kigeri Ndabarasa, nawe atura muri Nyamugari. bishatse kuvuga ko aka gace ari agace k'amateka. icyo wenda twagisubikira aho ngaho, ariko mu by'ukuri ndagira ngo mbasabe nk'umuntu mukuru, mwabonye amateka n'umuco byabaye mu gihe cyanyu mu minsi yatambutse, mubona hari itandukaniro rihari n'umuco w'uyu munsi? cyane rero mbere twebwe nubwo wenda tutari bakuru bya cyane, ariko umuco wo hambere ntabwo tubona atari wo ubu ngubu. tubona urubyiruko rurimo kugenda ruta umuco, ariko kubera ko muri iyi minsi hari ikintu kitunejeje kuko bigisha indangagaciro. nibura tujya tubona hari bamwe barimo kwiga bakagenda babigaruraho buke buke, twebwe tugira ibyiringiro ko umuco uzagaruka. hari abo mujya mubona b'urubyiruko wenda baza kureba amateka y'ahangaha, cyangwa abatuye hano hafi, byo mubona bibashishikaza? ahangaha barahaza benshi, hari n'abanyeshuri cyane mu gihe cy'ibiruhuko iyo byenda kugera baza kureba ayo mateka. kandi hari n'abandi bakuriye imodoka zijya ziza nyinshi zizanye abanyeshuri zikaza zigahagarara hariya hejuru kuri shori cyangwa se na hariya ku Kirwanda. nakubwiye ko aho uwo mwami yahagaze nyine agasimbuka, bajya baza bakaza bakahagera hose, bakahazenguruka, bakahigira, bakahirirwa, bagataha ku mugoroba. ubwo rero byari byose tubona ko hari icyo bitanze. amaherezo tujya tugira ibyiringiro ko amaherezo hari umumaro bizatuzanira. hanyuma wenda tugana ku musozo neza, bivugwa yuko hano hafi hari imiko, hari n'ibindi bigaragaza aho umwami yari atuye nk'ikigabiro cye, none nta bigihari. ese ko bajya bavuga yuko ari ikibazo kuba ikigabiro cy'umwami cyasibangana, mwumva nta kibazo mwebwe ubwanyu bizabageraho nk'abatuye hano hafi? abatuye hano hafi rero ubundi ikigabiro cyari gihari koko. njya kumenya ubwenge nasanze hari ibihuru byinshi, amashyamba ahakikije, hari imiko, hari ibihuru by'ubwoko bwinshi. warabyiboneye aho umwami yari atuye n'ibyo byose? narabyiboneye n'amaso yanjye, ariko kugeza kuri ubu ngubu kubera ibintu byo by'ihinga, barahinze, baratema, barahamaririza, nta bihuru, mbese nta kigabiro kigihari.
ubu ni imirima gusa ihari. turabashimiye mwese abo twatemberanye ijuru rya Kamonyi, abakoze like, abakoze subscription, abadufasha gusangiza ibiganiro tubagezaho hirya no hino ku bandi bantu, abari mu Rwanda, bari hirya no hino muri Afurika, i Burayi, muri Amerika, muri Aziya, mwese turabashimiye cyane kandi tuzajya dukomeza tubagezeho ibiganiro byiza. Mwebwe mugumane natwe turi kumwe namwe. Murakoze cyane.